Usanga muri iki gihe hari bamwe mu bana b'abakobwa bacyumva ko kugira ngo hagire icyo ugeraho, icyo ukora se cyangwa se aho ugera bakwiye kubifashwamo n'abandi, cyangwa se bakishakira inzira zidahwitse kugira ngo bakunde babone icyo bashaka mu buryo buboroheye, aho usanga rimwe na rimwe bahitamo kwishora mu ngeso mbi, ubusambanyi n'ibindi kubera gutinya gukora. Bamwe bakumva ko bizabasaba imbaraga, bityo bagahitamo koroshya ubuzima barya ibyo bataruhiye. Akenshi ugasanga umusaruro babonye cyangwa se bakuyemo atari mwiza. Gusa kuri uyu mwana w'umukobwa siko bimeze. Nyuma yo kubona ko umuntu yigira yakwibura agapfa, yahisemo kwinjira mu gukora umwuga w'umumotari, ibintu bitamenyerewe gukorwa n'igitsina gore. Ibintu kuri we bimaze kumwereka ko nta kintu umukobwa atakora, ndetse wabishyizemo imbaraga ushobora kugera ku nzozi zawe. Amazina ye yitwa Mushimiyimana Renata, atuye mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba, akagari ka Mpare. Reka twumve impamvu nyamukuru yamuteye kwinjira muri uyu mwuga w'umumotari, dore ko ari akazi kadakunze gukorwa n'igitsina gore, ariko kuri we avuga ko ari ibintu yahisemo gukora kuko yabonaga nta handi ashobora kwerekeza amaso. Abona ko kwinjira muri ubu buryo aribwo bwatuma abona amafaranga, aho yashatse perime arayitsindira ndetse aza no kuyibona. Mwiriwe neza, nitwa Mushimiyimana Renata, ntuye mu karere ka Huye, umurenge wa Tumba, akagari ka Mpare. Akazi nkora ndi umumotari, ntwara moto. Uri umumotari utwara moto, ibi byaje ryari, byaje gute kugira ngo uvuge ngo mfashe umwanzuro kugira ngo njye mu muhanda ntware? Kuko ni ibintu tugiye no mu muhanda cyangwa se ahangaha turi nago twabona abantu bageze na batanu, nago twabona abakobwa batwaye moto. Ese wowe byaje gute? Ukuntu ngiye byaje rero, naje gusanga nk'abakobwa b'urubyiruko cyangwa wenda n'abantu b'abakobwa cyangwa n'abamama tugomba kwitinyuka, tukumva ko ibintu byose wabishatse wabikora. Ni ukuvuga ngo ntabwo twakisuzugura ngo akazi karabuze. Icyo uruzi cyose washobora gukora, nasanze ushobora kugikora, kuko nanjye narabikunze, mbona yuko basaza banjye babikora, ariko numva ko nanjye ngerageje nabikora. Nicyo cyatumye numva mbikunze, ndabikora kugira ngo mbone n'akazi, mbone n'icyo gukora, mbone n'aho mbarizwa. Wagatangiye ryari cyangwa se umaze imyaka ingahe muri aka kazi? Urebye kano kazi ntabwo nkamazemo igihe kinini. Nagatangiye 2022 niho nabonye perime, ariko natangiye gutwara abagenzi 2023. Iyo urebye ubuzima bwawe utaratangira gutwara moto na nyuma yo gutangira kuyitwara, ubona bitandukaniye he? Ni ukuvuga ngo naratangira gutwara moto, hari ibintu byinshi bisaba amafaranga nifuzaga, bikangora kubibona. Ariko aho nangiriye gutwara moto, iyo ngize ikibazo, iyo ngize ikintu nabasha kwifuza, ntago ngora ababyeyi cyangwa ngo nibaze ngo kiravaye, ndagenda nkatwara iyo moto, nkabasha kuba nakigurira cyangwa cya kindi cyose nkeneye nkakibona. Nk'urugero, hari igihe abantu bakubona rimwe na rimwe ugasanga abantu ntibakira neza akazi ukora nko muri sosiyete, cyangwa se iyo ugeze ahantu utwaye moto babyakira gute? Yaba mukorana cyangwa se abandi bantu iyo bakurebye ubona bimeze gute? Muri rusange, kubera ko hari ibintu twamaze kwishyiramo, ngo akazi n'ak'abahungu, ngo akazi n'ak'abakobwa, ariko bamwe baba babona ari ibintu bisanzwe bishoboka bibaho nta gishya. Hari n'abandi bavuga ngo urashoboye, hari n'abandi bavuga ngo yenda ntiwagakwiye kubikora, byagakwiye gukora abahungu, ariko ukabona ko hari n'abandi babyumva. Gusa uba ubona ko umubare mwinshi wamaze gusobanukirwa ko akazi ako ariko kose wagakora, nta bintu birenze. Tukiri aho ngaho, tubwire nko mu myaka ufite nk'iyihe ntego uri gutwara moto? Ese urakomeza uzatwara moto mpaka, cyangwa hari izindi ambition cyangwa se izindi ntego ufite nyuma y'aka kazi? Ni ukuvuga ngo nubwo ndi gutwara moto, yenda uyu munsi njye ntabwo ntekereza ko nzagomeza ntwara moto. Ndi kwifuza ko natwara iyo moto ikamfasha kuzagera ku bindi ndi gutekereza, ahubwo ikambera fondasiyo y'ibyo bintu ndi gutekereza, kuko njye ntabwo ndi kwifuza ko moto ariyo nzakomeza ntwara. Ndifuza ko nzatwara n'ibindi biruta moto. Uyu mwana w'umukobwa kandi akomeza kugira inama abana b'abakobwa gutinyuka bagakora, biteza imbere batitaye ku cyabaca intege cyangwa se kumva ko hari ibyo badakwiye gukora kubera imyumvire n'ibindi. Ubuzima bwe akomeje kubuteza imbere akora umwuga w'umumotari. Ni iki wabwira abandi bana b'abakobwa cyangwa se urungano rwawe? N'ubuhe butumwa babahereza? Ubutumwa nabahereza rero
dutinyuke kuko turashoboye, buri kimwe cyose ushyizeho umutima wagishobora. Nimba uruzi hari ikintu wumva ukunze kandi wumva wakora, ntukavuge ngo ni iby'abahungu cyangwa ni iby'abakobwa. Mu gihe uri kubona wabikora ukabishobora kandi ukabikora neza, genda ubikore nta kintu bitwaye. Nk'ikintu nakwifuza wenda umuntu ambwiye ngo nkeneye nk'ubufasha nk'iki, ni ukuvuga ngo wenda aka kanya moto ndi gutwara ntabwo ari iyanjye, ariko mbonye nk'ubufasha nakifuza kuba natwara moto noneho yanjye, noneho nkabikora bya kinyamwuga, mvuga ati moto ni iyanjye ntabwo ntekereza kuzabivamo, noneho nkanashishikariza abandi bakobwa cyangwa urundi rungano cyangwa urundi rubyiruko kuba nabo batinyuka bakabasha kuba babikora, kuko ntabwo ari ibintu bikomeye, ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu biba rwose byaragenewe ngo abahungu gusa, n'abandi bose bakakwiye kubikora kuko ni ibintu bisanzwe bishoboka. Ese ni icyo wagerageje gukora cyangwa nawe uri muri babandi batinya ko akazi waba ugiye gukora ari ak'abagabo se katakureba cyangwa se gasaba imbaraga? Umumotari sha w'umukobwa mwamubonye mwe muvuga ngo ntago mwakora akazi, umwana ari mu kazi muzajye mumutega. Umwana w'umukobwa akorera mu mujyi wa Huye nk'uko muri kubibona, rero yahisemo gutwara moto kuko yabonye ko nawe ashoboye kandi yabikora. Rero abakobwa kugira ngo wishore mu bingeso mbi, wishore mu buraya cyangwa se mu busambanyi, ni byiza kugenda ugakora akazi wumva kari buguha amafaranga, kandi abantu baba bavugana ak'abasore ni ak'abagabo, ariko umwana w'umukobwa yatangiye business kandi urabona ko ibintu bimeze neza cyane. Rero uyu mukobwa rero twamwigiraho byinshi.